Uyu munsi ku itariki 12 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2025, ubutumwa bwiza dusanga mu Batesalonike ibice 5 umurongo wa 16 kugeza kuri 18 baravuga ati: mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yezu. Icyo nabasha kuvuga ni uko mwakishima mu minsi yose mufite muri uyu mwaka. Turi mu ntangiriro z'umwaka, ariko ijambo rimwe atubwira ati duhore twishimwe kandi dusenga Imana, kuko ari byo Kristo adushakaho. Ndakubwiza ukuri yuko uyu mwaka utazabasha kuwucamo neza utabashije kwishima kandi ugasenga Imana. Urufunguzo rwazagufasha muri uyu mwaka ni ukwishima kugira ngo uzabashe